bashyize hamwe akera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Musekeweya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Musekeweya ihita kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Mu gice cy'ubushize ubuyobozi buheruka gutorwa ibugo bwamenyeshaga bahahungiye bakomoka imugire kuko hagiye gukorwa ibarura mu nkambi hagambiriwe gusoza ikibazo cy'ubuhunzi. Iyo gahunda se yabigezeye? Fidusiya we yitoratozaga kuri nyirandatwa yiha kumutwaza agambiriye kumudaha amagambo ngo yumve niba hari icyo yamenye ku butati bwe. Ubwo Maribori yabazwaga inyuguti zitangira izina ry'uwamuteye inda zigahura n'izirya Kibanga se noneho ko Manyobwa yari abishagasumira nyamugabo rya joro rya cyanya yaye. Reka ntangire mwiyumvire. Aho ni mu ndorerara ubwo nasone ufite Maribo yebawe patro urankanze ndagokanze waje kurara ute mu gikoni ahubwo yarawanze kurara mu nzu kubera ipfunwe n'amafutu uri gukora ariko mubaze Maribo ujya kuvuga izina ryo waguteye indago ritangizwa na ki warugamije iki koko patro nuko mutaretse ngo nisobanure neza naho ubundi ntabwo nabeshye gusa ngo ni wabeshye nta kindi shaka kumva kikuva mu kanwa urumva neza no mu gikoni cyanjye nta mwanya uhafite vuba se nyine ufata utwawe twose umvire mu rugo haguruka se nyine ariko mana yanjye kuko muramuri iki patro nakubwiye ngo nta kindi shaka kuvugana nawe ngo uhaye iminota 10 itarengaho n'umwe mbone wavuye muri urugo urumva neza Eko numva igikoni cyanjye mwagiteruye muzi ko mbonye abategekanye gara saka gakobwa kawe se kabuze ukajya kaza kumwarira mu gikoni ubonye niba uriyo kaba kazindutse gateka igikoma ubu se umuntu atarajya ku ishuri ntacyo afashe koko ariko nawe Maribori yakugodeyeho da kuva yavugiye ukuri ukurikise navuga avuye aho ahubwo manyo umfashe icyemezo nazingutwe amvira ariko nitano koko yewe patro wambabariye koko nafite aho kujya ndakwinginze ngira imbabazi patro aho kugira ngo usenyere ngewe genda mbabarira no kuri mbabarira shirama kadoga cyo nafite Maribori ntaho ajya ngo iki manyo ajya he ngo naho ajya manyo sijya nkumenyera rwose ejo se wamwikoreye none utangiye kumuvugira ariko wagize indimi ebyiri kuva ryari indimi ebyiri nizawe tiba ahubwo izawe sinebyiri gusa wagira ngo nifudusete kuba nontere tugatera inda Maribori none uramuhahana kubera ko avugite dukuri wajya twigariwe ariko ubundi urakomeza kugizwa n'iki Maribo simbabajwe nuko munyirukanye mbabajwe n'uwanteye ndakanyihakana nkaba ngiye kwangara ku gasozi ubwo wasanga nawe washatse kumwubika warushye akagutahura sha umva ngo arakomeza kuyobya uburarira ese ubona ndi nkaravase tiba kuba Maribori yarande kuva hano uko ari hose w'umwana ari wisaka kunturikanga rero ariko manyo ubu nzakubwiza iki koko ese ubwo urigira amakiko nta gisigaye tiba wakwemeye ibyo wakoze Muhuza kutamara icyo gikoma urashaka gukererwa ishuri cyara cyashyushye mama ngaho zana ngurize nawe ubika ayo makaye yawe muri marete utagira icyo wibagirwa papa wowe ufite umwuka mwinshi n'ubu harimo kiratagihora yaho amahanga se ngufungirira se usigaye uragakubaganye kandi umuhu dore rero ugiye ku ishuri njye na mama twahoze tuganira kandi twakuvuze none se mwavuze ko ndi nkubaganye oya humura Muhuza ahubwo twavuze icyo twifuza ko wakora nugera ku ishuri ndetse n'igihe cyose uzaba uri kumwe n'abandi bana Muhuza karame turagira ngo guhera ubu ngubu uzajye umwana mwiza ntukabwira abandi bana amagambo abababaza sibyo papa ndagufasha singufashe kuramfashe ubonye nk'umwereye igikoma se umuhu nose so wanyibwiriye ngo sinzajya mbeshya cyane rwose umuhu kubeshya ni bibi kandi umwana umeshye yabaye mukuru ntabwo avamo umuntu wizerwa nose kuki papa ashaka ko mvuga ko abana y'umanzi ari beza kandi ari babi Umuhuza karame umwana ashobora kuba mubi kubera imico ye ku giti kitari myiza ariko ntiyaba mubi kubera ko ari ubihumanzi urumva niba abantu b'ibumanzi atari babi se kucyushizo bwo kuroho kwa mama bakanica mubyara wanjye mu nyana kandi twere kuzadukina suko ari babi se umva Gasore ubundi biba byiza iyo umuntu avuze ibintu yiboneye sibyo none sibyo warabyiboneye wowe none se umuhu karame
nk'ubu nkubajije ngo hagati yanjye na mama ubu nta umunyabumanza arinde wansubiza gute? ntayo papa nta n'umwe ariko rero mwandakare muhinduka abanyabumanza. umuhungu reka tugere vuba udakererwa. ariko rero turagusabye ngo rwose wibagirwe ibyo mukecuru akubwiye ku banyabumanza uzakomeza wibera umwana mwiza sibyo? none se mama karame nawe papa murankunda? turagukunda cyane Muhuza. kuki se ubyibaza ntabyo ubona se? none se kuki mutaye umwana mbwiye ibyo nyogokuru yambwiye? umuhungu karame ubundi rero kandi mwanjye no mu ishuri ryigamo abana b'abanyabumanza. ibintu turabira dute Batamuriza? niko sha ayo makarito y'amasabuni ko mwageretse ku mifuka y'ibigori murumva ibyo ari byo koko? mwagiye mupakura neza ni muyapanga ukwayo muyashyira ukwayo ku ruhande. mandevu we wowe wibereye ahangaha ntabwo umenye ibyo uri kubera hariya hirya mu nguni y'inkambi. ngewe ndumiwe rwose. ibiki se biri kubabera ko uje utarwambaye dona? gafarasi aradukoraho ntitureba nabi kandi nawe atiretse. gafarasi yewe ko namubuze kuri sitoke se ngo yakire ibintu ubundi ari mu biti. ubwo uzi insoresore akusanyije hariya nazo zamushagaye zimuteze amatwi boshye umwami rwose. ko nabuze abapakururiye ikamyo nafashe abatabimenyereye bari kubivangavanga ubundi sinkamenye ko uko bimeze. tegereza wenda barashyira abazi niba bamara kumira uburozi gafarasi ari kubatekeramo. uburozi nyine byose n'ibicyo uvuga dona. ntiwibuka ya nama abayobozi baheruka gutorwa nibwo bakoresheje batubwira ko impunzi zigiye kubarurwa bashaka gutaha bagataha. uzi ko gafarasi yakomeje kwikoma abanyabwo n'abayobozi babo ubu noneho arimo no kubishishikariza abasore tubana hano mu nkambi. dona sobanura neza ndumva ntabyumva neza. utarimo aragira ate? nyine ndabegera aho bari hariya mu nguni y'inkambi ntungurwa no gusanga bavuga ngo bazishyira hamwe ngo bazabangamire umuntu wese uzahirahira ngo arashaka kubarura uburozi. dona wumvise gafarasi abivuga cyangwa ni ibintu wumviye mu kivuge kuko? ayiwe ubu se nkubwira ikimana ahubwo ndanabavugishije basaba ko bashyira mu gaciro kuko igikorwa ubuyobozi bushaka gukora kiri mu nyungu zabo. ariko izo nsoresore zari zinyirengeje ndakora iki? sinjye ubonye mbacika ahubwo. nahera ko utinjiye mu kiganiro n'abo batonganya bikaba ari byo bigukurura ingorane. ahubwo njye natekerezaga ko abantu bashyushya imitwe kubera umwuka umaze iminsi hano mu nkambi ku buryo batagitekereza batuje none barakurikira gutaha mubizeza ibisubizo bidashinga. dore gafarasi ajishe mu kubanza bashyushye kuko wamugani wawe gukomera gafara. niko gafara biriya ni ibiki urimo koko? urumva uganisha y'urubyiruko rwacu koko? aho nkwiyame dona nkwiyame rwose kwitera mu bitakureba niba udashaka kwifatanya natwe byihorere ariko ndagusabye ntunyitambike imbere kuko wagira akaga gakomeye. erega noneho uzanye n'iterabwoba. umusigaho rwose ariko mutanava ese nkubaze dona ubundi n'iki gituma uzanira kwiyunga natwe kandi igikwiye kigaragaza? njyewe donati wowe nyine gafara uzabaze rwose ahubwo wowe subiza ubwenge ku gihe ureke kwizirika ku mafuti no kuyashishikariza abandi. dona ndakumva usibye kwihagarara wanga gushyira mu gaciro wowe n'abandi mwemera kubarurwa murashaka kuva mu kagehe ko muzi ko mugereko yasenyutse. yego mugereko yarasenyutse ariko ariko iki nge rero gafarasi sinzemera biriya byemezo niyo mwateka ibuye rigatota ngo kandi nzakora uko nshoboye mbikumire. gafarasi rero genza gahoro. arabyumva se? genza gahoro rwose utazavaho unanyubikira imbehe. mama wazanye ibindi kuko ibyo urabikiye rutagana ngiyunyuguje. amasomo nyeba iyo urya ntiwura umutwe. ese ni wowe rutagani? yewe nawe hindukiye vuba da mbabarira ibisorori baguterekeye nabisuye. umva nageze aha nshonje inzara idasanzwe rwose mbabarire. humura nta kibazo irwaneho ahubwo bagushakire n'ibindi ndabona mubakure wakonje ubanza utanahazi. reka mbaze umukecuru ko hari ibyaba byasigaye. oya byihurire ndarira rimwe nimugoroba ahubwo ngira wicare nkubaze. ndakumva. amaze iminsi ubaye uri ugenda ukerakira urumva ugeze hose umaze iminsi ubaye rwose. ibyo se bimbajije ko usanze maze kurya ibiryo byawe? ibi byose bigarutse bite ko nakubwiye ngo wisanzure? ntaho bihuriye namba ahubwo ndakubaza icyo wihishashisha muri iyi minsi.
mbere yuko mbaza reka nanjye mbanze ngo baze Rutagani kandi usubize. Wowe ujya ugera igihe ukibaza uko mbayeho, ujya wibaza ikintunze cyangwa ujya ko ntunzwe n'umwuka wera. Nyumva neza icyo nshatse kuvuga. Bitarenze uyu munsi nkeneye umunani wanjye ibintu bitarangiye isura. Iki niko bimeze. Aha habaye ikidi. Murapfa iki kuri aya manywa? Muzi ko wumva yagira ngo twashoje. Niko bigenze biti. Kukomanda. Ahubwo ngo baze nawe unsubize mama. Iki? Ndashaka kumbwira umubare w'amezi navukiye. Ngo iki? Si 9 se nk'abandi. Okay. Niba koko naravukiye cyane nk'abandi bana, nanjye nkeneye umunani wanjye kandi aka kanya. Ariko ibyo by'iminani wongeye kubyuburutse. Aha. Uzireze ikibazo turimo cya Gasore. Ahubwo tubivuge kuko Gasore atagihari. None ubu mubona ntahahe. Ko no kurya ari ugutoraguzwa nabwo niyushya kuye. Ninde se ujya tiyushya kuye? Urashaka ko bizajya bikwizanira se? Ibyo bana ntacyo byari bintwaye. Ariko ikirenze kikanambabaza. N'uburyo nyirabandora yanyanze akabata nkinyikoza kubera ko abona ntacyo mfite nta n'icyo ndicyo. Umbira mu mvanzi. Kura amaboko mu mifuko kuri. Uve mu miteto wizera iminani. Ibyo bizagerwa na mukecuru yazashakira. Wowe se kuba uguhaye. Byarakuriye bagase. Umva nkubwire bahi. Niba ushaka umunani shogoshero ujye kwa basobanye bumanzi. Nanjye uba ari husaba. Urumva? Hasoni. Ngo? Genda. Mama. Umva kuba waheri. Uko nuko uvuze. Niko mvuze nyine. Cyakora igenza abantakiriho. Ubwo uzabona uruhare rwawe. Uranyumva? Urambabaje mama. Ubabaza siki. Nakurantonetse. Genda. Ko gisi byo kugiba umanzi tabimbwiye mbere utatakiriho ngaba ari wonyihera umunani. Umva bahi. Ndakwiyamye. Ndakwiyamye. None murabona iherezo rya nyina nyirabandora n'umwana wacu ari iri. Ikindi ko Gasore agiye kugaruka mutekereza ko tuzaba hehe? Alo. Tante we uraho neza? Rosia uraho neza? Ndaho ta. Wabaye amahoro se ko nahereye kare ngo uhamagara telefone nticemo? Yewe na amahoro nta kibazo. None se ko kuva mu gitondo telefone yawe yari compose? Tante. Karame. Erega amahugurwa turimo ntatwemerera gufata telefone. Nubona uko tugiye kurya muri aka karuhuko ka saa saba. Yewe noneho birumvikana. Nagize ubwoba ngo bayikwibye cyangwa yashizemo umuriro. Oya humura ta, ndayifite nta kibazo. Umeze uteze? Amahugurwa aragenda. Yewe amahugurwa aragenda neza cyane. None twayakoreye ni heza. Nanjye rwose nta kibazo mfite. Ahubwo se mwebi. Ko numva Shema yiriza yabaye gica. Cyahese ko arimo kwiyenza. Abavuga ngo arashaka mama ubanza ari urukumbuza ahari. Nanjye ndamukumbuye bambi. Mumbe basi muvugishe. Wa mukuru ese ko ataguma hamwe. Dore arandutse sinzi utwarimo gukina natwo hanze. Ndumva ndushijeho kubakumbura pe. Natwe turagukumbuye. Ariko nyine nta kundi ngomba gukora akazi. Gusa sinzabona ejo hagera tugasoza amahugurwa tugataha. None se Josia? Ndakumva ta. Hari ukuntu umeze ko amafaranga yadusigiye yadushiranye. Mbese kutambwiye ejo se kandi twaravuganye ta. Ariko niba wakwihangana nayakohereza nimugoroba dusohotse. Ntacyo noneho urakoze kandi. Urakoze. None se ta. Karame. Nta yandi makuru y'iyo wampa. Ese ugira ngo kubera kwanga gusiga Gashema wenyine ndacyava mu rugo ngo menye amakuru? Kandi simba nshaka kumuzererana. Agase nda n'amakuru ya Karimanzira wandushara. Umva mbese. Maze mbure kuyo kubaza ari wowe. Aha. Nanjye ntayo mperuka pe. Ndanamuhamagara ntanyitabe cyangwa se akantuka. Naho bigeze? Aha, naho bigeze ta. Inshuro imwe yanyitabye yarambwiye ngo arahuze da. Icyo gihe yarambwiye ngo araza kumpamagara, ndategereza irangira atampamagaye. Ariko se Josia? Ndakumva ta. Ibyo biragutangaza koko? None se bitantangaza.
yewe singaye karimanzira kuko uko wamwitwayeho ntawe bitaca intege pe. Ndakumva. Ariko Josiya, nk'ubwo kujya ukomeza kwigira umwana witesha umugabo mwiza nka karimanzira koko, kandi uzi neza uburyo yagiye atuba hafi mu bihe bikomeye. Akiriwe ko none ufunze amadirishya kareze. Samson, ndakumva. Hapana sio kare. Hizi masanjo mama stiki zinazaingia. Sinshaka kurwara malaria kabisa. Ariko nabonye wiri utanishimye nk'ufite ikibazo. Nibite? Bana. Ndashaka kuri ya makare. Sinasinziye neza mu ijoro. Byagenze bite se kandi? Urarwaye se Aki? Ngira ikibazo ufite ngufashe ndugu yangu. Sasa unaona ikibazo kiri ku ile frontiera Muhumuro na Rusangi. Yego. Mon frère, ndahangayitse sana kwa juu ya business yangu. Twahombye cyane. Ndakumva cyane Aki. Ariko twizere ko bizakemuka vuba kandi burundu. Ku buryo tuzakomeza ubucuruzi twari twatangiye nta nkomyi. Aha, sijui kabisa. Lakini Samson, nakusikiye. Kuko mutanakaribisha. Wasanga ari Mariza. Umbabarira ahubwo nari nibagiye kukubwira ko dufite umushyitsi. Bon? Karibu. Injira ntiyakinze. Samson. Uraho Mari. Uraho neza. Urakomeye. Iminsi myinshi. Suhuza n'uyu mugabo n'inshuti yanjye magara yitwakira. Akiri nishimiye kukumenya. Nitwa Mariza. Samson twamenye tukibimugereko. Oh la la. Na mimi nafurahi kukumenya mademoiselle Mariza. Lakini Samson, nakusikia. Kwako muko na bajori fille. Ngwino karibu sana Mariza. Ngwino. Abadapfuye ntibabura kubona na koko. Vraiment. Uzi ko kuva mugereko yasenyuka ntari narongeye kumva amakuru yanyu. Bon? Babaje nibandise nta gakuru kabo Mari. Bafiyete kigingi. No mukobwa ari mwiza cyane. Harya ni Melody. Bose baracyariho kandi bameze neza. Nuko. Twarabonanye basigaye babimuhumura na bumanzi. Ariko ndabona umeze neza. Narumvise ngo wararwaye cyane. Yewe wavuze ko nagarukiye kumva. Nibyo. Ariko nagize akiruyu mu rugingo rw'umubiri kandi tudakomoka. Rwose pe. Ubu dusangiye isano isumbi ubuvandimwe. Akiriwe warakoze cyane pe. Cyo gukorera Samson ni igikorwa cy'ubutwari rwose. Yewe ninjye mbizi. Basi, accent sana Mariza. Wagize neza cyane. Yewe. Ukuntu ukomeje kubafasha we na Gasore. Ese ari hewe ko ntamubona. Yasohotse. Ariko mushambure. Acha ni muhamagari. Ntabwo twamwemerera gusohoka wenyine. Tuba dufite impungenge ko yakwibagirwa inzira imugarura. Cyakoze muri iyi minsi yarasigaye anyuzamo akibuka utuntu tumwe na tumwe tw'iwaboga. Birumvikana. Chantal ajya kuntuma kumuzanira ibyangombwa bye ngiye ikibazo Gasore yagize. Yarakubititse. Dore Mariza nukuri. Yewe we. Mari, uraho neza. Gaso, uzi utajya uhinduka. Mariza uramwibuka se? Niba umwibuka wibuka na za nshuti ze. Ahamukayirwa se? Urumva nabayoborwa nte koko. Nibyo. Erega Mariza twasangiye amateka. Yewe mbega ibyishimo ndahita telefone Chantal mubwire ko wakize ahubwo akira n'ibyangombwa byawe andi makuru turayahana nyuma. Akira ni ibyangombwa bishya bashatse cyakoze agafoto nakakera. Yewe ibyangombwa mana we. Gasore ni nini? Gasore. Ibyari ibyishimo ko bifashe indi sura se kandi. Gasore uyu wabitswe kera kanga kabumura mese noneho arazanzamuka. Naho ubutaha. Igice mumaze kumva cyahimbwe na Ingabire Laurence. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788033816 cyangwa ubutumwa ukabwohereza kuri internet kuri adresse ikurikira musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe no wajya ku rubuga rwacu www.musekeweya.org. Kuri urwo rubuga kandi uzahasanga ibice byose byahise by'ikinamico Musekeweya.
Musekeweya impumuro na bumanzi hakemutse ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. turabasuje inshuti mwese muduteze yombi tubifurize kuzasoza uyu mwaka neza no gutangira uw'ibihumbi 2019 mu mahoro no mu munezero. Ikaze mu rubuga rw'ibitekerezo by'abakunzi ba Musekeweya. Kuri uyu mugoroba abakunzi ba Musekeweya barabwira Musagara Andereya icyo bishimiye mu biganiro byahise ndetse n'icyabababaje. Umwanya n'uwanyu. Icyanyuze kurusha ibindi muri Musekeweya urebye kuba Shema yaranyuze mu bintu bikomeye cyane kugira ngo abe umugabo yubaka urugo kuko hari byinshi byari inzitizi kuri we ariko bikarangira abashije kubinyuramo ngo akaba afite urugo rwiza. Yaranyuze cyane. Umutima wanjye wakunze kuba utaganira buriya ni wa muntu abahoze ari umuntu mubi afite kamere ariko na nisa akaba yarahindutse. Reka rero na buri wese ushobora kuba yumva iriya role rutaganira kina yarahoze afite umutima nk'uwa rutaganira zisa tuvugana yahinduka. Ubu cyakunyuze nuko rutaganira yahindutse. Ubu cyakunyuze ni iki? Cyashimishije kurusha ibindi nuko Batamuriza yageze ubwo haze inkuru z'ibihuha zituma ata umurongo wo gushakana na Shema ariko nyuma amenya ukuri. Kumenya ukuri kwe rero byaranshimishije agafata umwanzuro wo gushakana na Shema kandi kugeza na n'ubu bakaba babanye neza ndetse bari kuraga n'umwana wabo imibereho myiza n'imibanire. Muri ikintu cyanyuze kurusha ibindi ni uburyo Gasore na Chantal barenze umupaka wo kwitwa umwe umunyamumuro undi imanzi bakabana kandi byari bagoye kuko ntabwo bari bashyigikiwe na Zaninka n'abandi bakeya ariko uwo mupaka barawurenga bo barabana kandi bakabana neza bakundanye. Njyewe icyanyuze kurusha ibindi ni kuri akuntu Manyobwa bavuga ngo arashaje ngo ntabwo akwiye ngo kubona umugabo ngo nta byiza ategereje ariko ikintu kinshimisha kigatuma numva naguma nkamwumva ni ukuntu yigirira icyizere we agahora yumva ko ari umwana mutoya ibyiza byose agomba kubigeraho. Kibyo ndabikunda. Nuko hanyuma noneho hari icyakushimije kurusha ibindi ariko hari n'icyakubabaje kurusha ibindi. Cyo ni icyambabaje kurusha ibindi ni ukubaza n'inka atarasobanuye uriya muryango we bikageraho nyirabandora aza kuba yaryamana na musaza. Icyambabaje kurusha ibindi nuko Zaninka yafunzwe ariko yafungurwa umuco we ntuhinduke. Byarambabaje kuko yagiye mu igororero ariko umutima ntiwagororoka. Ese umuhagaze imbere wamubwira iki? Muhagaze imbere tukabonana tukaganira namwibutsa ibihe byahise n'uburyo yari ari muri gereza ubuzima bwo muri gereza uko bumeze hanyuma namara kubimwereka nkamwereka n'umuhungu we utaganira nkamwereka ubuzima bwe bwa mbere n'ubwubu hanyuma nkamugereranyiriza hanyuma nawe nkamugira inama y'uko yahindura ibitekerezo n'imyumvire kuko atazi igihe asigaje ku isi. Ubu cyakubabaje kurusha ibindi muri Musekeweya n'iki? Ni icyababaje abantu benshi kuba Munyemanzi yaragiye kare rwose byarambabaje cyane. Icyambabaje nka mugenga uriya muhungu we Hirwa yamwigishije igihe kirekire na nisa ntago arumva kandi byamubwiraga akenshi yagiye abibona ubu ngubu ari muri gereza. Ngira ngo rero buriya yagakwiye byibuza kuzakora isomo muri gereza akazarahindutse. Barakoze cyane abakunzi ku kiganiro batanze. Mbere yo gusoza twongere tubifurize kuzasoza umwaka neza no gutangira umushya wa 2019 mu byishimo bisesuye. Kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Share Rwanga. Musekeweya impumuro na bumanzi hakemutse ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. Imizira shori kabura ishinga ibirindiro bikumirana ahari urukundo ziramera zigakura zigasakama. Amahoro n'akageme gaterwa kakabagarirwa n'abashyize hamwe akeye